so ntakora inshingano ze nk'umugabo. Reka mbivuge nk'uko byitwa baravuga ngo tuvuge inka mu mazina yazo. Izi nshingano se kandi nurya Nibyo nje wambara igitenge gihende. Abagabo rero bibwira yuko hari igihe ataha simenye ngo ikibazo kiri hehe ntakore gahunda neza, kandi ikintu cyamvanye mu rugo niyo gahunda. Turabasuje tubaha ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya YAKA TV aho muri hose impande n'impande. Reka nshimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora, ino mwanya mwiza kugira ngo uyikorere. Anje nk'ibisanzwe nkuko muri kubibona kuri kamera za YAKA TV hari couple, ntago ari ubwa mbere aba ntabasangwa, ntago navuga ko ari abashyitsi. Hanyuma rero reka ngushimire wowe ugiye gukora cyangwa se gufata umwanya wawe ukareba kino kiganiro YAKA MWANA. Bimeze biti? Ni sawa kabisa, meze neza cyane nk'uko ubibona. Tubaha ikaze kuri kamera za YAKA TV. En tout cas vraiment madame mfashe neza, meze neza Bimeze neza. Keza. Bimeze biti? Ni sawa cyane. Meze neza cyane. Abana mumeze neza. Nkuko ubibona. Umugabo agufashe neza. Cyane nyine ebana. Ni neza cyane ntacyo. Aha neza akanyama ni kose mu rugo. Mubaza igikoni bana sitoke ni gutya: kawunga, bishyimbo, umuceri, amavuta. Bana icyo nicyo utazambura mu gikoni. Igikoni kimeze neza. Iri kuvuga ari byo ra cyangwa oya nagabeshye, kuko burya baravuga ngo umugabo uzi guhaha cyangwa se umugabo urya, hari abagabo badakunda ibiryo amenya guhaha. cyangwa ntagabikora. Icyo akunda kurya ni akanyama ariko amenya kugahaha. Abagura gakundara. Ngiye nkunda akanyama ariko cyane cyane kurisha kawunga. Azi kubiteka se cyangwa ni kwa kundi ushaka umugore akavuga ngo shiri ndashaka abakozi ngo babikore. Bo tugenda twigishanya, harimo hari agatekinike guteka yabandi ushaka nyigisha. Iki Sandrine wumvise azi guteka cyane? Iki Sandrine keza azi guteka? Agafiriti k'ikijumba bari sawa. Sandrine ni cyobonye atazi ubona umufasha nyine. Bo nanjye namwigishije guteka umureti. Ntabwo yarabizi. Ni ukuvuga ngo iyo atatetse ndateka. Mu gikoni uramurika akajyayo? Ajyayo kuko rega mu rugo no gufashanya, kuko nshobora kuba ndwaye ntameze neza akaba yateka, kuko ntabwo twabwirirwa. N'uburinganire naje. Ari kujya wibuka ko umugore wanjye ari n'umunyeshuri. Urumva yava ku ishuri agasanga bitara. Wagiye no mu kazi nawe? Ukiri rimwe na rimwe nayo mba nagiye mu kazi, ariko rero iyo adahari nawe udahari ninde uteka? Dufite umukozi. Cyangwa murya ibyaraye? Dufite umukozi. Sandrine ni murya ibyaraye? Oya. Ntabwo turya ibyaraye kubera yuko no kuvuga ngo iyo imishyushyo niyo mu rugo neryaga nyiheruka nkiba mu rugo. Umushyushyo mu gitondo niwanshikaga, ariko kugeza isaha iyo nzi ko ndi bwiga ari mu mibyizi nawe afite akazi, hari ukuntu ubyuka kare ugakora wenda imirimo ya kare, ushobora no kurara utetse nk'imboga wenda, ejo ku manywa wataha ugateka uburisho ugashyushya ya sosi. Iki wabonye yakakunda nyine hari igihe umugore agera mu rugo akabona ati umugabo wanjye akunda iki n'iki, ngiye kukibaza Sandrine ndebe icyo akunda, ndebe ko akunda bari. Akunda umuntu umwita sheri mu bantu. Kuno urabona kuno turi hano buri kajambo kose uvuze sheri. Rata hari akantu wibagiwe nkunda cyane kabizu. Ndi mu bantu avuye ku ishuri abana kaza kabahereza umukono, ngewe yangeraho kabizu ka surprise. Abayo nk'umwami pe. Urabona yagutunguye mu bantu akagukubita kabizu, abantu baravuga ati kabisa. Hanyuma rero wowe nawe tukubaza niki wabonye Sandrine? Urabona ko iyo abantu babanye uko biri kose hari mugenda mumenyana kurushaho uko mwari musanzwe muziranye, cyane cyane ko mubana umunsi ku wundi. Niki wabonye Sandrine akunda kurusha ibindi byose? Sandrine ko nabonye nawe akunda akanyamara, ko twahuye duhuje nawe akunda akaboga. Sandrine nibyo ariko akantu bita akadahingwa. Ngiye n'umuntu utarya inyama namubwira ko arwaye kubera yuko akanyama kararyoha. Akantu urya cyane cyane nkunda akanyama ko kwigufa, sinkunda imihori kuko agufa ku buryo usigara unyunyuza. Ntabwo ukunda roti, ukunda inyama iri ni sawa. Ariko nyine kakagufa kakarya ku buryo usigara hari ikintu bita umusokoro. Uza umusokorosha
uzi ukuntu uryoha naho izo mu nda izo mu nda niba ugiye guhaha tuvuye ugiye guhaha inyama nihe mukunda guhaha inyama z'inka inyama z'ingurube inyama z'iki oya izo arizo zose ahubwo ngewe nkunda inyama zo mu nda tuvuye niba turi buteke agatoki karimo inyama zo mu nda urabona agatogo muri make bakate ku gifu urumva ku mwijima ho gatoya bajyana hanyuma rero tugarutse ku bukwe bwanyu nyuma yaho mwakoze ubukwe murabana nk'umugore n'umugabo yaka ubona ari iki warushije abandi basore batarashaka abantu batarashaka nta buryohe nta kintu barageraho abasore bafite imyaka 33 batarashaka n'iki bababwira n'abakobwa twanze gushaka bagerageze njya mbona hari abajya gusenga ngo niba ari za kadeshi niba ari he bari gusengera abagabo ngo Imana ibabarire ibaha abagabo hari abakobwa benshi rwose birirwa ku mavi babwire hagati bakobwa namwe bahungu bakobwa namwe bahungu rwose musenge Imana rwose bafashe namwe murye kuri iyi damaje iki ni icyakura kabisa mushonje muhishiwe Sandrine nicyo babwira abakobwa uruta cyangwa se nako bakuruta batarashaka babakobwa nyine bagitegereje ko wenda sinzi icyo bategereje bakiri wenda muri mu myaka imwe cyangwa se bakuruta kuzamera amahembe ahari icyo nababwira nuko icyo mbarusha umugabo mbarusha urugo mbarusha byo ni byinshi kuko iyo umuntu yashatse nubwo yabandusha imyaka ntarashaka mbamurusha byinshi kuko maze guhura n'ibintu byinshi maze kumenya byinshi ubu ndangana n'umugore ufite ubyaye gatatu ubu tunganya intuze experience mu gushaka kuko iyo washatse nubwo kiba ari icyumweru uba wagiye muri wa murongo w'abashatse ubu akanama k'ababyeyi nakajyamo ndabyemerewe ubu nawe uri umugore nk'abandi ntujye akagoroba k'ababyeyi ndakitabira ubu ndabyemera ariko wowe ntako wemerewe urumva ko barusha byinshi akagoroba k'ababyeyi umugore wemerewe kujya mu kagoroba k'ababyeyi urateganya se kubyara ryari kubyara ntabwo turafata gahunda turacyabitegura kuko urabona kubyara mugomba guteganya ku buryo uzarera umwana uburyo aziga ukaba warabipulaninze hanyuma rero tuzi neza ko iyo umuntu afite umugore amwitaho mu buryo bwose bushoboka ndabona ahantu wabaye kimwe ukabyaramo ntiwasanga ari wa mugore ugeze umugabo mu rugo akamukubitara hano navunitse ndi gukora pompaje mu rugo iwanjye kuko ngiye mbyutse mu gitondo tubanze gukora pompaje na madamu nawe ndi kumwigisha 15 za buri mu gitondo ni itegeko pompaje ngiye nkora 30 ugakora kumutoza ko urugo rwanjye n'urw'abasirikare nyabone oya ariko ikiza cyabyo urabona ukuntu umuntu ashaka umugabo agahita atanyanya kubyimbagana kubyibuha uruda ikibuno ugomba kuguma ku munsi yazanye uruda atari uruda nyine harimo umwana mwana wamushatse n'ubundi afite agataye keza urabona ari kuri size aracyari kuri size abyibushye wahita ubigenza mpamvu ndi kumukoresha siporo yabonye umugabo kandi ameze neza umunezero ushobora gutuma abyibuha cyane niyo mpamvu agomba gukora siporo buri mu gitondo 15 arazandikiwe ku cyumweru twiruka nk'abasazi umunsi wa siporo turiruka kilometero nyinshi urabirukansa kilometero tukazimaragura abana baranabyibushye rero umugore agufashe neza urabona madamu mfashe neza kabisa ndashaka ko ugira ikintu ubwira abantu hari abantu benshi batemera ko wakoze ubukwera abantu batemera ko nakoze ubukwe ese bundi bashingira guki babona utakora ubukwe niba babona ndi suga bukuryo ntarongora se hari ikibazo baransuzugura ariko ngewe icyo nzi cyo ndi umuntu w'umugabo mfite madamu wanjye naba ari gupinga ngo ntabwo ari ubukwe ni uburenganzira bwabo ntabwo wabuze umuntu gukomanta ni komantere ejo bundi hari amakuru numvise yangezeho niryamiye barambwira ati yakafashe indege aragiye waragarutse se wageze ku kibuga cy'indege urongera uragaruka bimeze bite wari usize Sandrine nabonye ari wowe wenyine gusa ntabwo nakubwiye ko bangaruriye mu Buholande ese Sandrine ko yaragiye wenyine icyo gihe bimeze bite oya erega ntabwo ari ngombwa ngo umugabo ahagiye mugende mushoreranye kuko twabiganiriyeho
twabiganiriyeho tuvugana ko bibaye byiza yagenda mbere ko ngiye kuko ntabwo ndabona ibyangombwa binyemerera kugenda nkazagenda nyuma yaragezeyo urumva yaratangiye n'ubuzima dufite uko tubaho kuko tugiye gutya twaba tugiye gutangira hasi twese urumva naramenye ngenza n'umusiga mu Rwanda urabona ko Sandrine ni tomate nk'uko bivuga ukumva ngo hari umuntu wamwinjiriye yaka uzabyitwara mute kuzaba udafite ubushobozi bwo kwituga nzasigaho bamaniye ko bazajya bampa amakuru ninde uzahaye kunekera bazajya bampa amakuru iki gihe uzabigenza hagize umuntu umwinjirira nanjye nakwinjirira undi muzungu muri Amerika Sandrine bari rusubiza icyo kibazo ubwo se waba ukemuye iki sagize ukwinjirira nari urumva nge nabyihangana igisubizo ni kimwe nawe ntuzatinde kugira ngo ngusangeyo kuko uramutse utinze tuzabikora sheri arega nanjye kugusiga burana ngo biba binshimishije ahubwo agafaranga nikaboneka umuntu yanagutegera ari gukansangayo kuko uriya habaye abazungu nabo babuze abagabo basaziye aho ngaho muri Amerika aho ngaho umuzungu w'imyaka 99 ashobora kukubwira ati ngwino nkubwire nyamoneka imyaka 99 umukecuru ngo nuko ari umuzungu se ndaza nguha miliyoni ku kwezi ufite imyaka 99 ariko buri umwe ngo yuzuze ijana ntago nakwemera abakireba nagumana na Sandrine wanjye da gusungu wavuga ati mwuka byaramwe gusubwa aba yarabaye ingumba aba yaracuze gusowa mwabikora ikinjirara ntabwo yahajyamo ntakijana haba harafunze harabaye bloke none se aramutse akubwiye ngo 70 ariko wamwemera urabona umukecuru w'umuzungu ufite imyaka 80 ukuntu aba afite imikanyari mu maso n'abazungu banasaza nabi icyo kiba cyarazanye imikanyari niba ari imikanyari iminkanyari niba ari iminkanyari ukagumana Sandrine mana sando wanjye da amafaranga ashaka konzi ko wikundira amafaranga agwaye miliyoni afite imyaka 60 byibura wabyemera 60 oye cyakorera nka 40 napfa gushiramo imiyaga none se aduhaye amafaranga nkajya nsunikira Sandrine wabyemera agiye hanze yahuye n'umuntu w'imyaka 50 reka tuvuge 50 akazamuhereza miliyoni ku kwezi miliyoni y'amadolari tuvuge miliyoni y'amanyarwanda najya nsunikira Sandrine urumva agakora imishinga inaha ukamubeshya ngo wabonye akazi akagura amazu ibintu nk'ibi ubonye umugabo bari kugenda kohereza amafaranga nta n'iminsi 2 cyangwa 3 yari yashira watekereza no kuvuga ngo biterwa n'ubuzima mubayeho tubaye turabakene binahanwe turabakene handi haro bita abahanya tubaye abakinda nyuma batinda arabahanya tubaye turabakene hanyuma y'abahanya izo business zirakorwa da ukohereza umugabo cyangwa umugabo agatuma umugore ati kiriya kigabo kijye kigwa amafaranga nzajya ngenda njye mu cyumba cyangwa njye handi kigwa amafaranga tubeho n'ubuzima nabyemera tubaye n'ubuzima da ariko mvuze ntitubaye turi muri ubwo buzima ariko kugeza iyi saha turifashije nago ikibazo kimwe kuri Sandrine yakaherwa kukubabaza ryari kuva mwabana aherwa kukubabaza ryari kumbabaza ntagari kera nivuga kuko muri iyi minsi hari ikintu cyabayeho ngira ngo abantu barabizi ni ikintu cyabaye cyo kugenda atambwiye ntazahagiye noneho n'igitangaje musanga yaraye ku mukobwa nk'ibisanzwe ego ni ikintu cyantunguye cyane ni ikintu cyanambabaje kuko byabaye bitunguranye ntazi n'ahantu aherereye ariko bwa nyuma na nyuma umuvandimwe aramfasha arambwira ati hari ahantu nzi yakayaba ari ndagenda kuko ndahamusanga uwo munsi nibwo twatahanye kugeza isaha hanyuma yaka ibyo ari kuvuga kuko nibyo wari waraye ku ex wawe amasaha yangereyeho 3 zangereyeho urabona muri iyi minsi badukubise 3 kandi nawe bitabaho amasaha ashobora kukugereraho ugacumbika hafi aho ngaho icyo utafashe telefone nk'umuntu uzi neza ko washatse umugore ngo muhamagare telefone yari yashizemo umuriro Sandrine icyo gihe arara nk'ahantu hano niba usanzwe urarana n'umugabo mwashakanye icyo gihe ushobora kwibaza byinshi telefone ye ntiriho
niki wakoze kugira niki wihutiye wahamagaye wabo uhamagaye ikintu nakoze nahamagaye Vidi Frank nk'umuyobozi wacu kuko nta kintu kiba atakizi mubaza amakuru ya Yaka arambwira ati nanjye ntayo nzi ngerageza kubaza abanyamakuru ba hafi ya na Yaka baza inshuti ze za hafi nazo ndazibaza barambwira ati nta makuru gusa yamaze iminsi 2 uwa gatatu nibwo namenye amakuru njya kumufata turatahana ikintu cyambabaje nuko yakwiyeho telefone kuko urabona umuntu ashaka kugenda ariko telefone ikagumaho ukamenya ahantu ari sibyo yego Saidi sibyo ukamenya ahantu umuntu ari ariko no kuvuga ngo iyo telefone ivuyeho ntabwo umenya amakuru ngo umuntu aherereye ahangaha ngo umuntu arananga namushakira ubu ari kwitaba telefone ntubashobora kugenda uyu muntu amuhamagaye ntagaruke sibyo niko yagiye n'ubusanzwe ariko ubwo yagiye ambwiye ati ngiye kunywa agacupa ndaje aragenda agumaye ni ikintu cyambabaje gusa amaherezo byarangiye nsobanuriye ko byagenze sinzi nimba rukora ariko icyambere iyo umuntu asabye imbabazi naramubabariye nk'umuntu koko wambwiye amakosa yakoze kandi akasabira imbabazi nahise musaba imbabazi nambwira ati gusa mabuja masaha yangiriyeho none se Yaka muri bara abakobwa wagiye ni kwande wagiye kwa Sandrine cyane kwa Dakwini mu minsi yashize yari yasaze avuga ati ntago byumvikana ni gute ngewe natanga avance kuri Yaka yamaye kuri ntiza numveho da yarancumbike nta nibwo nigeze ninjira mu cyumba cye naraye muri salo barumbwiye nk'amagambo yakubwiye nta kwakonde vuga ngo n'ubundi waramushatse ibintu nk'ibyo oya naraye muri salo ariko tukavurema madamu yambabariye nanjye ubu ngubu kuva ari 3:00 2:00 n'igice ngomba kubona ageze mu rugo Ima Sandrine niki ubona kiri kugora nyuma yuko ubanye na Yaka gukundana na Yaka wagiye uhura n'intambara zigiye tandukanye ubona Yaka yigira mu bakobwa ubona Yaka abakobwa bamushaka bamwe na bamwe bagiye banaryamana nawe ndagira ngo tubwire noneho nyuma yuko ubanye na Yaka no murabana amatelefone se baramuhamagara ese baza no kumureba mu rugo cyangwa se nawe akajya kubareba turashaka kutubwira ko noneho bimeze nyuma yuko uwo mubana ni ukuvuga ngo uko bimeze ndacyafite urugamba ndacyafite inzira ndende yo kwihaniza abantu cyangwa se kurwana n'aba bakobwa cyangwa abagore kubera yuko kuva twabana habonetse ibibazo byinshi abantu benshi abagore cyane n'abakobwa oya buretse nkubwire gato no kugicungira hafi urabona ndakunzwe n'umuntu star abakobwa bari kunkunda ari benshi uretse ko nanjye nta kintu nifuza ko cyakubabaza shira ishusho uri kumva ikintu nshaka kuvuga rero ndashaka kubwira abakobwa nababwiye kenshi ariko ntabwo bumva ikintu nshaka kuvuga nashaka kuvuga yuko akenshi ni ukuvuga ngo akenshi ndashaka kubwira abakobwa bari kwihamagarisha bavuga ngo yabatanze mpanumve ngo babagize gutya kandi bayitanga nta muntu wari uhari sinari impari hanyuma Keza ndagira ngo mbwire ni igiki yakaheruka gukora ukabona nyine kirakubangamiye cyangwa se kiranakubabaje ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere murabizi rikambwire abakobwa bagenzi banjye cyangwa se abamama mu rugo iwacu tutarashaka tuba turya tuba tunywa tuba turaka uburiri bwiza mu rugo iwacu nari mfite icyumba cyanjye nta n'umuntu turarana nari nisanzuye bihagije ariko iyo uvuze ngo uvuye iwanyu ugiye mu rugo ni uko hari ikibukurikiye icya mbere bukurikiye umugabo icyo bukurikiye ku mugabo so kugaburira ngo byimba inda cyangwa kugaburira ngo byibuhe n'ubundi butuye urya ni keya z'umugabo reka mbari ko mbyita ariko abantu namwe murabyumva icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo hari igihe ataha ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukumusebya kuko ni ibintu bibaho mu ngo nta muntu utabizi ku muntu washatse leta byumva ikintu kibaho hari igihe ataha sinavuga ko bananiwe kuko ntago akazi yakakora nako gukina filime nta mugongo ukoresha sibyo ukoresha mu mutwe gusetse oya nta kibazo ukoresha mu mutwe wenda kwibuka cyangwa se no kuvuga ntabwo mugongo ukora ni ukuvuga ngo rero we hari igihe rimwe na rimwe bijya bibaho so ntakora inshingano ze nk'umugabo reka mbivuge nk'uko byitwa baravuga ngo tuvuge inka mu mazina yazo izi nshingano se kandi nurya ntiwambara igitenge gihenze abagabo rero bibwira yuko kurya ari cyo kintu cya n'isi wacu sinaryaga sinanywaga ni ukuvuga ngo icyo cyose kuvuga ni ukuvuga ngo mba naje navuye mu rugo nzamwe no kuvuga guhabwa ke ntabonaga mu rugo icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga kurarana n'umugabo sibyo ntago nshaka kuvuga ngo muri ubu buryo mwese murabyumva so hari igihe ataha simenye ngo
ikibazo kiri hehe ntakore gahunda neza kandi ikintu cyamvanye mu rugo niyo gahunda ndashaka kugira ikindi kintu nzi akazi akora nikamusaba gukoresha umugongo ntago ari umubaji si umufundi sibyo nta mbaraga bimutwara ndashaka kumenya izo mbaraga yabuze azikoresha hehe ikintu cya mbere gishoboka aba yanciye inyuma byibura kuko iyo niko mbifata kuko iyo waciye umuntu inyuma nyine nta akabarago wagatakaje ikintu nshaka kumenya cyangwa se afite ikindi kintu akora kimuca umugongo ntazi kuko nakuntu ushobora kuza ngiye niriwe mu rugo nariye natetse umugore yaje kuryama kurya agahwera iwana saa 11 nibwo abyuka vugisha ukuri nawe ufite umugabo kamwe saa 11 barumbwira ufite umugabo kugiye nta experience namenya kubijyanye n'ibyo ntago ndashaka ariko nyine reka twegereye atubwire urabona ngewe byavuze byo rimwe na rimwe hari igihe mva muri filmmaking nkanyura hariya kwa Kintu nkabanza ngafatayo rimwe ngataha naniwe ngahita nikubita mu buriri nyisinzirira ubwo rero izo cyaza ari kuvuga natunganye neza mu buriri ndaza kwikubita agashyi gerageze rwose wenda saa 4 mutunganye saa 6 mutunganye nako avuze ka saa 11 nkamuheda umva no kuvuga nkubwira uko ibintu bigenda sibyo nagaru kuvuga ngo tugiye byose wa mugani ngiye ikibazo gishobora kuba kiri serious oya ntago ari kuvuga ni ikibazo nge mfite sibyo wenda reka tugiranye nk'umuntu w'umugabo wubatse urugo rwe akambere saa 4 z'ijoro cyangwa saa 3 bagiye kuryama hoya ntugaseke usanga ngaho nta kibazo nsobanurira bavuga ikibazo mfite ngo ubwo subusetsi ndo nta kibazo ngo mpangira ayo masaha ngubwire rata masaha tuvuga nk'urugero byibura sibyo ku mugore ufite umugabo uhamye nyine uza akazi ke uzuko apanga urugo rwe byibura tujyanye saa 3 akambere saa 3 akakabiri saa 6 akagatatu saa 9 akakane saa 10 akandi saa 12 mu byo situne mu ijoro turabaye mbabarira umbwire none uyu urkumva ngiye kuzacikira umugongo tunetwa aya uracika umwango sukora ngaha ukora tungahe se biswe uracika umwango ese dutatu so tukora wambabare n'utunense kakoko nukuri reka ngumbwire ibyifuzo kugejejeho bimeze tune twose subwo tune twose mba ndi kwiyahura se harya mbere tutarashakana iyo wajyaga kugura kunuze ku kiro wakoraga tungahe ko wakoraga nk'agatunambwe na ubwo oya hari aho kubera kuba waguze buri gukura mwayawe nyine watanze none ku mugore washatse kuki utamushimisha nk'uko abyifuza uraje urasinzi urahwereye ngize ngo urahiritse reka dana umuramba gusa gwambye ngo kwa Kintu niho warongoye Kintu warongoye igiki babarira mbondaza ariko hano numvisha amaradiyo ngo batanga umuti ngo umuntu agakora rwose ijoro ryose no kuvuga ngo ibyo ujye kumvuza numvisha kuvuga ngo wari ukuntu baho umuntu ngo niba ari umuti ngo agakora da no kuvuga ngo ibyo by'imiti ntago nge bindeba sibyo ako nakazi kawe nk'umugabo oya hari ukuntu tumenya abantu tumenya ibyacu wowe uzakora akazi kawe wimenyere ngo urajya gushaka umuti cyangwa uwureke nkuko nk'urugero gato nkatwe abagore hari igihe ushaka umugore subumbi bivuge byose we ejo bundi hari umugore wahamagaye kuri iyo radio nandi kumva radio ari mu gitondo ngo rwose ngo mwarankoreye ngo mwamvuriye umugabo ese umugabo yararwaye iki ngo yarangizaga vuba none nawe umbwe ahubwo nuko ntafite nicyo kibazo bundi nendaga nuko wamwacemije amunendaga nawe kuhagera nukuvuga ngo iyo umugabo reka mbwire n'abagore bagenzi banjye sibyo kugira ngo amenye ko umugabo yaguciye inyuma sibyo ubundi umugabo muzima niba ushaka kunca inyuma yakareka nkugira inama urabanza ukarongora umugore wawe sibyo oya urabanza ugakemura ikibazo kiri mu rugo ndagutunganya ahubwo kadusoza ikiganiro tugende gutunganye mw'imvura reka ratambasobanurire iyo ushaka kugira ngo ucire umugore wawe urabanza ugakemura ikibazo kiri mu rugo
ukamukorera gahunda neza. Noneho iyo uzikemuye nubwo wajya ahandi umugore ntago yamenya ngo byagenze gute. Ariko iyo banje kujya gukemuriza ahandi izo mu rugo utabanje kuzikemura icyo ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo n'abagabo rero iyo ushatse kugira ngo unezeze umugore wawe urabanza wenda nubwo wavuga ati ejo nzarara mu gasozi kwa kundi ubikora n'ubundi usanzwe ntago mbizi si binandeba, ariko wabanza ukavuga ati reka nshimisha umugore wanjye nubwo wangira uti sheri ubu ngubu ndaye muri stade bamfashe nta nubwo naguceka kuko wankoreye akazi neza. Ariko banje kujya mu ndaya urabanza urazikora akazi uje mu rugo urasubiraho bitamenya ko waguye agacuho ntakabara gufite. Hanyuma rero Sandrine avuze ikibazo ajya agira, nawe tubwire ikintu Sandrine ajya akora ukumva uramubabariye nako urakaye. Nuko amaze kuvuga Sandrine nanjye ikintu kimwe fanawe iyo ngize ibyago akantanga gusinzira aragona kurusha ibi bimodoka bikora umuhanda bwo kurya uzigona no kungonera mu gutwi ndaranicaye iyo nanze gusinzira ubwo mba nzi ko ndi biraye nicaye keretse iyo ngize amahirwe nkamutanga gusinzira. Sheri nawe ugabanye kugona rwose. Ni ukuvuga ngo kugona ntago nabihakana kuko n'ubundi abantu barabimbwira, ariko nyine to mu rugo n'ubundi nibisanzwe narabikoraga, ariko ntago nenzwiza mubangamira bikizaho. Ni ukuvuga ngo ikintu nzakora kugona ntago wabireka kuko muri munagira uko hari abatagora hari n'abagore. Yakubwiye ngo uzamuvuzi nawe musabwa ntago babivura ikibazo, ntago babivura kuko ahubwo ngo nzajya njyama ndeba hirya ntago nzajya mureba gutera umugongo nta kibazo kunera umugongo se byatuma akazi kadakorwa naturuka n'inyuma ukuntu avuga akazi wagira ngo azi kugakora utagiye kumukoza isoni. Oye ni ukuvuga nyine cyakora nkundu iyo bivuga ndabikunda ntago ngukora akazi koko nyine iyo bivuga ndabikunda uburyo bivugamo nukuri uburyo bivuga ndabikunda, ariko ndashaka ngo anyereke uburyo bikora. Umugore wawe ashobora kuba afite ikibazo niba koko utagiye ahubwo we ikibazo afite ashobora kuba afite izindi experience nawe yajya anyigisha akanyigisha izindi experience afite, wenda ashobora kuba yarabikoreye amahugurwa nanjye akajya anyigisha izindi tekiniki. None se ubwo no kuvuga ngo nago nta kujya mu kuvuga ngo kwigisha kubera yuko icya mbere arakizi nakimubwiye. Hari intuze hari ikiganiro twakoze twagiye gusura Samsung reka mbivuge nimba nta kibazo. Inama bakugiye ntago yumvise baramubwiye ati buri icya mbere nukore ko umugore umwitayeho nubwo waba ugiye mu kazi wakirire kujya ku kazi fata akaganza gutya sibyo ugakozeho gutya sibyo kiri kuseka ntabwo bise ibyo byoroshye nzajya ndambikaho n'amaboko. Ni ukuvuga ngo ikintu abagore tuba dukeneye ni keya. Sheri wirirwa amahoro abagore ndambikaho ibiganza byose rwose kugira ngo wishime. Muri make ikintu nshaka kumubwira abagore dukunda keya, dukunda abantu batwitaho sibyo, kugira ngo rero nubwo wakire ku kazi uvuga ati sheri nguhaye umugisha basi ni sawa ndaje ndataka bireba bihagije. Apana kuvuga ngo nagiye wagaruka ugasanga waje wasinze uraryamye nk'umurambo bukitondo ubyekize ku kazi njyewe ndi ifoto. Ibintu uri gushinjwa rero ibintu uri gushinjwa tuzagaruka kuri yawe TV akubwira yuko rwose cyangwa tubashakire shangazi. Shangazi ni umuntu ubafasha kugira ngo bafashe nyine mu kandi ni n'umuntu wacu di yamvura kandi aranavura. Shangazi kuri Tuzubake TV ni n'umuntu wacu yampumutida. Ni ukuvuga ngo ikintu nasaba wenda niba gusenyuka byakomeye aka kanyara. Oye ni naho amezi abiri ashize. Oya ndaza kwisubiraho nge mutunganya rwose ku buryo ubutacu uzagaruka hano ari kuvuga ati kabisa ibintu noneho ni ndakarengane sinyankunda no kwibeshyera ndabivuze bijyahagaragara nitugaruka bitarakunda nzongera mbishyire hanze kandi bura ikintu gituma umugore aca umugabo mugabo nicyo ngicyo. Ni ukuvuga ngo natine kwisubiraho nkabona ushoboye minaenda icyo kibazo ndaza turi gusoza ikiganiro cyacu gira icyo usoza ubwira bari abakobwa noneho bagaruka bagira icyo banenze ubukwe bwawe cyane cyane bari bakundanye nayo. Aho nababwira ko ikintu cya mbere bagomba gukora
bifate bakobwa twifate niba ukundanye n'umusore umwereke yuko ikintu cya mbere atari ukuryamana nkuko yakabyabaye nabanje kumwima nabwo aza kugira amatsiko aza kuvuga ati uyu mukobwa wamugana ari kunyima iki afite ubuhe bushobozi bwo kunyima aza kubigeraho ikindi nshaka kubabwira nshaka kubwira bari abakobwa bashaka kwiba amakuru yaka nubwo dusunye tubaza ariko ni utwacu ubwacu ntago bebareba uri kumva nshaka kubabwira yuko niba mwaratanze avance ntago nari impari nta nundi muntu wari uhari ni ukuvuga ngo mubigumane ubwanyu batureke twibubakira urugo rwacu nabo bazarongorwe n'abandi rega ntago ari hari abahanzi b'abasitari hari abakomediye b'abasitari kucyari kwihangira none se umbarata nkubaze nakwishakiye barya neza bagabanya amagambo urabugeze ujya hari isugi reka dare bose nasanze bafunguye nibajye kuba babanje babwa mbere bateze n'ingazo none ingaru zibe nyinshi tumenye ngo urubanza turajya mu BURIRI ni mutima so sincha ko umukobwa uzongera kuvuga ubugambo kumbunzaho ubugambo ntawe nibyo umugabo bose ninjye wamubanje oya ntago buri gihe ntago duha duseka sibyo ndabiyamye sibyo niba ari umugabo ni umugabo wanje muri Kigali hari abagabo benshi sibyo batubabarire kabisa icyo babwira nawe abakobwa babasha bo icyo navuga rwose umbabarire mu ndekera umugore namushatse murya neza namwe mushakira ahandi apana gushaka kunsenyera nta n'amezi abiri arashira ikibazo cyo madame ambwiye cyo naza kukigaho ubutatu uzagaruka rwose akubwira yuko akazi rwose kari rero reka dusoze ikiganiro cyacu yaka mwakoze kubana natwe namwe murakoze soon tuzabasura mu rugo thank you very much ni karibu kabisa you are welcome karibu okay sawa